byose birangiye nta kindi kibazo tuzongera tubonane. Yego uzagaruke vuba. Nzagaruka gusura. So rero icyo nari mbazaniye ni ukubereka umuntu mushyashya. Oh, nitwa Inoji. Nitwa Coco. Urakaza neza muri Amerika. Murakoze. Kumwateze koze kundeba. Oh, uyu muvandimwe wanjye niwe wabimenyesheje, sinari mbizi ko mwaje. Nanjye naramenyeye ubuzima bwa hano. Nuko rero uyu ni mushiki wanjye, ubwo nawe nakwibwire. None se nta kintu cyagutonze ukigera aha? Yarantonze. Nyine umukesi wakanjye anjyanye mu isoko. Eze mu isoko mbona ibihaza binini. Nimba byitwa watermelon. Icyo rero nayo nzi ko ari igihaza. Ndateka. Nasanze inzara yenda kumwicira mu nzu. Uyu namwe ati babirya ari bibisi. Biriya bimeze Nasanze yabitetse da. Wabiriyeho? Naye ndi guteka nkihuzura isafuriya amazi nkabasi bibi nkamimina bikongera bikazana mana yanjye. Yatetse Ariko niko twese byatubayeho. ntabwo ari wowe gusa. Twese niko byabwiye bigenda. Nawe mubwiye ibyanjye waseka noneho watembaga. Nishimiye kubamenya pe. Urakoze. Yewe kubera ko brother wanjye yaje azi icyongereza ntabwo byantunze cyane. Yagiye ansobanurira ibintu byose. None ngiye twajyanye mu isoko arambwira ngo fatisha. Nari nkundi bibaza kuva kera. Icyo rero nahise yari umukesi wa Kwihangana ariko byose zagenda bise bimera neza. Byose zagenda ubuzima bwawe kugira ubona. uranze ariko waragabanyije kakaguru. Ariko nanone bigoranye cyane nk'aho turi imbere. Hano ni mu minsi mike ukagura imodoka. Icyo ushaka kujya guhaha ugafata imodoka ukagenda ukagihaha. Ariko amakampani abagoranye. Ariko nta kibazo urakora ukazajya ubona ibyo kurya ukihahira ibyo ushaka. Ntabwo ikibazo cyo mfite nabonye akazi ariko nabuze umuntu wo tuzatujyana nyine. Umusaza wakora he ngo uzamunyegera bari tuzatujyana. Mva brother uyu muntu ntabwo wazajya umujyana mu kazi, yajya buri umuntu umujyanayo. ahantu namushakiye ni kure kandi no gutega bus. Reka da. Nta nubwo aramenya gutega train. Reka nta nubwo azi ngo ni ibiki. None akora bagushakiye akazi, wamushakiye akazi hehe? Uretse ndaza kuguha address. Ni nk'iminota ingahe? Ni iminota 15 uvuye hano. Yani hari kumwitaho ndikeswaka we wa mbere byabaye ngombwa ko ajya kwishyura. Amasaha ageze he? Ayiwe gusa sinakererewe mana we. Nakererewe ku ishuri mugo kandi mwantererwa. Kandi nanjye kuyarangiza ariko mwana ubuzima nabwo n'izi nzozi zanjye mba zizashyika kandi kwitegura. Telefone ngendeye amasaha yagiye pe. Hari ikindi nibagiwe se. Se hano bo bagiye ariko ndananiwe mana. Mama se we yagiye he? Nari mufitiye inkuru nziza, amashuri nayashoje, ubu ngiye kuba dogiteri.
ndatangira stage ejo mu gitondo saa 5 tetse ibiryo biri bumarire iki kwera ariko ntacyo ndumva naniwe njye kwitegura njyane kugira ngo ejo ntazakererwa mwana we ushimwe amashuri ndayarangije mana ndagushimye ko wabanye nanjye mu rugendo rutari rworoshye rurerure rwo kujya ku ishuri ukabana nanjye uko bwije n'uko bukeye none mana amashuri ndayashoje umpaye n'akazi ejo mu gitondo mbyutse ndi amahoro kandi uzabane nanjye mu kazi kose ubane nanjye muri iri joro wihengeke ariko ibyishimo ni byose mana we wumve ko ushimye ni ukuri ntabwo usa n'undi umpamagaye noneho muri iri joro byamakeye nk'ubu shawe nararangije amashuri nigutangira akazi none habaye ryari yego ndabona ko saa 12 n'igice zirimo zigera urakoze kumbyutse baho udutotsi twari twantwaye ngomba kuba ngezeyo saa 2 ahubwo reka mbyuke ngomba kuba ngezeyo saa 2 ubwo nyine ngiye kwitegura ngende yes Sana mugire ibihe byiza ubwo turasubira ntashye ndimo nyarangiza ubu mu minsi wikunda ndi muri sitagire weho kubera keswa kawe wowe nzakuzanira application yo ku kazi kanjye uyu mwuzurize kubera keswa kawo banakumva vuba cyane unabasobanurire ko anasobanurire kuri office ko uyu ataramenya gutega basi kiri mushyashya aho ubundi najya mutwara ibya gaze byo ntagaze ryari ariko narahinduye ubu nsigaye nkore y'ijoro bazajya bakora ikibazo nanjye kuraramo nkabyuka mu saa 12 nkarangiza akazi saa 12 za mu gitondo natangiye saa 4 z'ijoro siyayishobora hari ubwo ntashobora ariko bizabanza kumutonda uvuye muri Afurika oya sinzaba ndi kumwe nawe se ariko nzaba ndi kumwe nawe urumva ntugire ikibazo sibyo waje udusanga na sister wanjye hano uzajya ushaka wishwe n'irungu ujya umbwira nze ngufate uzubwo uri kuganira na sister uzajya uza mu rugo nta kibazo murakoze cyane pe irungu ryaragiye kunyi nawe nzajya mukuzanira mu rugo akuganize si ufite telefone harya iyi ndayifite ndayibonye wowe mbere yo kuva hano urumva ndaguha nimero yanjye nawe araguha nimero ye wakumva ufite irungu kuko nawe azi gutwara ntakoze najya mu imodoka yanjye ubwo nazi gutwara kandi ari umukobwa bibaze keza kawawe abigusobanurira ayiwaye ni giki ni imihanda yo hejuru ya etaje musobanurire biragoranye muvana ku kibuga cy'indege muvana ku isoko muri Afurika basekeje ariko n'izo modoka ngo dore biriya bibiti biri kugenda ariko rero kugera hano muri Amerika ndatwara imodoka njye numvaga ari ibintu bitangaje ntabwo numvaga ko natwara imodoka pe twebwe mu miryango iwacu pe nta muntu uratunga imodoka sinzi ko nawe ejo bundi ukayitwara rero twarayitunze twigeze tuyitunga ubwo nawe n'amafaranga y'imodoka twasanze dushaka tumeze neza ubwo ntarabibura abanyazaya kwigisha mbe ko nta kibazo wowe azaya kwigisha mu gitondo kubera muzaba muri bukore ikigoroba uyu nawe akwigishe igihe wowe igihe twatashe uzajye umuhamagara wowe umuhamagara aza gusure yitware aza gusure agutembereze azanakwereka ipaka se yamenya ngo ni ntabwo yabimenya ni iki cyo uzajya mu paka
ahantu ho gukinira, ahantu mwisanzura mukageraho mukaganira ahitwa mu haba hatuje. hari amapaki menshi se ariko nawe wahuye n'ibizaza umuntu watetse wotameroni ariko rero biba bigoranye uno buzima bwo muri Amerika pe yewe sinzi inzara yenda kunyica ibiryo byabo mana yanjye inyama ndikuzitekura ni ibyondo nimbona kandi nzagaruka haba injanga se n'ubugari hano birahaba hari abantu bacuruza basi uzamfashe njyane ndebe ko n'ibihaza noneho bitari wotameroni n'ibihaza bya bindi watetse bigatemba. Hari ibihaza byo muri Afurika wamuzaniye, hari ibyo namuhahiye ndaza kumwigisha ukuntu babiteka, agufashe neza aho ubona mukesoga mana yarafashije kuvuga ikinyarwanda twebwe twari dufite uvuga icyongereza rero umwana mumpaye none se namwe mwaje mwaje mudusanga umukeso wa kacu yagiye amubwisha ibyo byose cyamubwishe cyose nkikiriza ngo yes yes kandi nari kumwe na brother wanjye. Rero dore uyu keso wakawa wahugize amahero usanze nziranye nawe ni inshuti yanjye turatemberana numva baraguhamagaye nta kibazo murakoze kudusura bora nanjye tuzagaruka rero. ubwo keso waka rero azahakugarura ariko uzirikane ibyo kuguherekeza ku kazi umuze kumwibutsa azaze ngemba ya application akwa appliquer tujye dukorana. Uracyari musha usohotse ukarenga hano hari igihe wakwibagirwa inzu yawe ukinjira mu nzu y'abandi. Okay sister, Sawa rero bye. Sawa bye sha uzagaruka insura vuba azagaruka ugira ijoro ryiza. sawa murakoze. Okay. Wahira wowe ntabwo byaguca ariko twese kubeshya nanjye biransekeje. Oya nanjye biransekeje ndaba ntabwo wigeze ubibwira ko bitaba ariko sinigeze biteza ntabwo binenda ugenda uri kumuseka wowe iby'imodoka byagenze ute? iby'imodoka byo biba bigoranye ko utamera n'ukurikiye wowe wari waciye mu bagenda uzamuka abaza uhura n'abari wagiye mu bagenda uhura n'abari kugaruka. Rebe nanjye mutazi na highway ngo niki ngo highway ni ibiki asa waymenye ariko impamvu uri kumurengera ko wasanga wamukunze yakubwiye ngo uzajye umujyana mu kazi ikigoroba. Sister ndetse no kubesha uriya mukobwa nubwo niyo mpamvu ndi guseka ntumuseke nubwo avuye niyo mu mpamvu ndi cyaro guseka ntuseke ariko uri ntabwo nawe urabona nawe wamukunze buriya wasanga ugiye kumujyana bya bameze nko mu cyaro ntabwo akeye nta mikerere ubonye hari iriya muturage ariko aransekeje.